nimwongere musenge Imana yongere igarure ubutware mu nzu yayo. Amen. Umuntu wakorera amanyanga ajya ahita abibona yuko umwuka w'Imana umuvumbuye. Kandi ikindi, ubu butware mu gihe butaragaruka, mujye mumenya ko namwe muba muhicaye nta butware mugize gute mufite. Ariko ntago mujya mubona mwebwe ngo mwumve mubabajwe no kubona ubukwe burimo amanyanga, abantu barasambanye, ariko kubera ko ari abantu bo mu ngo zikomeye, hari abantu bakomoka ahantu hakomeye, ukabona ubukwe burimo buragenda ku bintu by'amanyanga buguruka. Ariko ubw'umukene Mana Nyagasani ibeshya ubikora ukennye. Ye baba we, inama iraba, oya ibi ni akajagari, umwanda nk'uyu nguyu nukwiye kuba, kuki tudafata umwanzuro, ubu iki kibazo turakiraraho, hoya nimuhite mufata umwanzuro, ngenda nasinye, ntabwo mba mfite umwanya wo gutinda mu bintu by'amatiku nk'aya. Ikibazo cy'umukene kiranyaruka cyane mu nama y'itorero, mu minota 2 kiba kigize gute, mumukubita amezi nk'umunani ntazanagaruke, ntari kajya negera na bafure. Ariko umukire baricara bati mubigendemo neza, mubigendemo neza uko biri kose, namwe mujye mwibuka ko turi abantu b'Imana. Erega ibintu byabaye kuri uyu mwana nawe byagira gute, nawe byakubaho. Erega buriya Yesu yagiraga urukundo cyane, yagiraga n'impuhwe, kandi buriya ntawe umenya aho bwirageze, wabona uyu muntu ejo tuzamukenera. Buriya reka ngira ikintu mbabwira, ngiki ikintu gitumye itorero ridafite imbaraga, itorero ry'intumwa. Wazanaga amanyanga agahita amenyekana. Ananiya na Safira muzi uko byageze gute? Ubu abantu barayibumbye. Iyo umuntu agiye gusengera umuntu agatitira akaboko, afata Bibiliya, dore ko ari n'abasigaye bagendana ziba zifite ibifuniko bikakaye, kuba bayikubita umuntu kumvira aranishye. Barimo kwirukana abadayimoni pa mu gahanga, wahindukiza urutugu agakubita, yarangiza Bibiliya rwose ifite iki? Imbaraga. Imbaraga za Bibiliya ntago zituruka mu kuyikubita umuntu, imbaraga za Bibiliya zikomoka mu kuyibumburira umuntu. Amen. Ngiki kintu, nubona umuntu aje kugusengera ngo aje kugukubita Bibiliya, nawe uzafata indu yimudiye. None se ko nubundi nta mwuka w'Imana umuzanye? Bibiliya igira imbaraga ari uko ibumbuye, ntabwo igira imbaraga ari uko idishywa umuntu. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko Satani azareka abantu bagure Bibiliya bazigumane, ariko zidafite ubutware bwo kubategeka. Natwe ubwacu ababwiriza ntabwo dufite. Ntukajye ujya gushaka umubwiriza ngo umubwire ngo mfasha kubona uburyo nababarirwa, nta ruhara bifitemo, ni wowe n'Imana yawe wenyine. Nshuti zanjye, uyu munsi hari ikigeragezo gikomeye Yesu yagaragaje mu bihe by'akaga byari bimwegereje, yuko yari afite imbaraga zimurwanya. Ku murongo wa 29 wa Yohana igice cya 14, Yesu yaravuze ngo nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. Sinkivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'isi aza kandi ntacyo amfiteho. Amen. Tugomba kuba abantu batunganyirijwe imibereho, bejejwe kugeza ubwo ibihe by'akaga, ubutware bw'umwijima, igihe imbaraga z'isi zose, abadayimoni, abatware b'umwijima, abanyabushobozi, igihe imbaraga z'isi zose zaba zirimo kurwanya abana b'Imana bakomeza ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, kandi bagakomeza n'amategeko y'Imana, igihe isi zaba iduhindutse, tugomba kuzaba tuvuga ngo Satani ntacyo amfiteho. Mu magambo make, nta nyanga na rimwe Satani arimo kunkoresha. Kubabarirwa narababariwe, natsindishijwe n'ijambo ry'Imana, umwuka wera yaranyejeje, nta kibazo mfite. Ariko ubu ngubu uyu munsi wa none dufite ibintu twabitse muri twebwe, uko twegereza ibihe by'akaga, ibyo bintu bizagenda bitwumvisha yuko ntacyo tumaze. Ndetse hari abantu benshi ngo bazaba baragiye mu ruhande rw'abarengana, ariko batarababariwe. Satani ababwira ati nkawe uramara icyaha, nkawe ubu ngubu waje mu bantu b'Imana kubizi ko wateye umugore w'abandi inda, warangiza ukaba warabyaye umwana ukamwihakana, ukaba utarigeze umusaba imbabazi, ubu uri aha ngaha umara iki? Urabona Imana yakujyana mu ijuru n'ibyo bintu ufite wabitse? Ngo hari abantu bazicara bavuge bati rero nubwo twagiye mu ruhande rw'abera, ariko ntabwo twera, bavemo. Hari n'abazakurwamo n'inda. Abagabo mwe rero ntabwo biraza kutworohera kuri iki gihe. Umugabo ngo iyo atahanye iposho asanga abana bakingura, umudamu aseka, amazi ashyushye, uvuye muri misiyo ufite amafaranga,
ariko iyo udaheruka wagiye uhetse amaboko ukagaruka uyashyize ku mutwe urakomanga bagaceceka. Ariko yemwe babwo ntago mwumva so, mugiye kumukingurira so, nta nubwo abakiri papa wanyu. Umwana babwiye nawe yarangiza, ngewe namaze kuryama naniryamiye haje sokundi, umugabo agakomeza, ariko ubu ngubu ntago muba munyumva, ubu ntago mwumva ko ndi papa wanyu ntashye, mama kana ubu ntago unyumva. Nyine ntago ushobora kumvikana, wumvikana bitewe n'icyo ucyuye, ni ku isi imeze. Ibintu rero byo gucyura amatiku no kwivugisha nabi no kwirakaza na envelope utanye mubireke. Itorero rifite ububasha? Ntabwo rifite ububasha. Imana yari yagennye ko itorero rigomba kugira ububasha. Icyo rihambiriye mu isi kikaba gihambiriwe na hehe? No mu ijuru. Kandi umuntu wananiye abantu akananira umugore we, umugore we agashyiraho undi muntu bakaba babiri akamunanira, umugore akicara ati reka njye mu nama y'itorero, umugabo yarangiza ati ntimunkange mwese ntawe n'igiwe. Abo bantu turabagira ntitubagira? Ntimwinkangisha ngo uri umukuru w'itorero njye n'amenyo nayakuramo. Uwo muntu wagize gutya itorero akarifata nkaho nta mbaraga rifite, Bibiliya yaravuze ngo kuva uwo munsi ujye umureka ntuwongere gushwana nawe, kuko itorero ntirijya gufungisha umuntu. Ariko kuva icyo gihe uzatangira kumubonaho ibimenyetso by'abaki? By'abapagani. Umuntu unaniye itorero ahinduka umupagani. Kubera iki? Unaniye ubutware bw'itorero, ubutware Imana yasigiye itorero, nta n'undi muntu uzagira gute? Uzamushobora. Murongo wa 13, nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Ijambo ry'Imana rifata ibintu rikabigira, rikacana itara, ibintu byose bikagaragara uko biri, kugira ngo rikwereke yuko no ku munsi w'amateka y'isi nta kintu uzahisha Imana, byose bizaba bigize gute? Bigaragara. Kubw'ibyo rero umuntu akihagurukira akajya kwinywera inzoga ahantu kure abantu batazi, ijambo ry'Imana rigahita rivuga ngo mutekereza ko ndi Imana ya hafi gusa nari n'Imana ya kure? Ese mutekereza ko hari uwanyihisha ahantu simubone? Iyo ni Yeremiya 23:23. Mu magambo make, gutega indege, gutega imodoka ngo ugiye gukorera ibyaho batakuzi uzagaruke nta muntu ubizi, uko ujya kure y'abantu niko uba urimo kujyaho Imana igenzura cyane kurusha ahandi hose. Imana Bibiliya iraka ikamurikira inzira zose ibintu by'amanyanga wari ufite, Bibiliya ikakwereka uburyo ibyo bintu bipfuye. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ryifitemo iyo mbaraga. Ariko iyo tugiye kuribwiriza, warangiza ugafata Bibiliya ukabwira abantu uti rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana, simbizi wenda niba riri bukugirira akamaro ntabyo nzi, ariko wenda biraterwa n'uko umeze, ariko abandi mureke dusome, nyamuneka nimureke dusome. Ugatangira, umwami arabinyemerera yari abitewe ariko se ko mbona murangaye, yaragize gute? Yarabitewe. Mumbabarire mumbwire, iri jambo rizarangira rigize iki? Imbaraga. Imana mbere yuko iha umuntu ijambo ryari buvuge, irabanza ikarimwinjizamo, rikabanza rikamutsinda, ku buryo ritanga ririmo gukeba ubuzima bwe, ariko rikeba n'ubuzima bw'abagira gute? Abubwira. Yesaya igice cya 8, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Yesaya 8, ndasoma umurongo wa 20 n'uwa 21. Mutega amatwi. Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, niba atavuga ibiwanye n'iryo jambo nta museke uzagira gute? Uzabatambikira. Umurongo TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ikigisho cyiza kandi nifuza ko buri muntu wese asaba Imana gukurikirana. By'umwihariko dufite abashyitsi, dufite abavandimwe batatu turi buhe impano muri uyu mugoroba, ariko turabasaba yuko amateraniro nasoza bari bwegera imbere kugira ngo tubahe impano z'ibitabo. Dufite batatu, keretse niba hari abandi bashyitsi bahari, impano tuyigenera abantu batari abadivantiste gusa. Yego, hari undi uhari? Yego, ndatekereza abo twabonye nabo
materaniro asoje, reka tubasabe baze kugira gute, baze gusigara. Nimugoroba twize icyigisho cyiza cyadusabaga gutekereza cyane no gufata umwanzuro. Ibyigisho byose twize hano ni ibyigisho bisaba yuko buri wese yitoza kwifatira umwanzuro n'umutimanama we. Ndashimira rero abo dukomeje kubana kandi turabakiriye. Ejo nimugoroba dufite icyigisho nanone cyiza cyane, ndetse n'umunsi uzakurikira ubwo tukaba turimo kwerekera mu musozo. Mu magambo make, amateraniro ararangiye. Hari abantu kuwa nyuma nabwiye ko bazagaruka kuwa nyuma, buriya bazaza kuwa nyuma basanga amateraniro agize gute, arimo arasoza. Iyi minsi rero dusigaranye ni iminsi ikomeye, aho Imana yifuza gushyira umwanzuro ku byo yagiye itwigisha muri ibi byumweru bibiri. Wowe rero wagiye ugira ukabura, rimwe na rimwe urwana intambara yo kutazongera kubura, kugira ngo iyi minsi isigaye tuzagira ikintu kidasanzwe dukuramo. Reka rero mbasabe dusenge. Uwiteka, twongeye kugushimira nanone kandi tukwiragiza ngo bane natwe. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kubumbura ijambo ryawe. Abagiye baribumbura bashaka kwigisha ibitekerezo byabo, cyangwa bakaribumbura ngo berekane ubuhanga bafite, ntago bagiye bagubwa neza kuko ntibahuriyemo nawe. Ariko twe nituramuka duciye bugufi tukaza imbere yawe, tukwereka ko dukeneye kumenya ubwenge, tukwereka ko dukeneye imbaraga, dukeneye amasezerano yawe kuyifashisha mu gihe nk'iki, kandi tukaba dukeneye iri jambo ritandukanye ingingo n'umusokoro. Turagusabye ngo ubane natwe, utunagure kandi utwambike imbaraga. Hari n'abandi barimo kugenda binjira, ubaha umugisha wawe muri iri teraniro ku musozo, aba ari we duhanga amaso, kandi intege nke zituranga muri ubuzima bwa buri munsi zigizweyo no kukwakira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba natekereje kuganira namwe cyane ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gutakaza ubutware. Gutakaza ubutware. Iyo umuntu avuze ubutware, aba avuze imbaraga, aba avuze icyubahiro, aba avuze igitinyiro, aba avuze ibintu byinshi cyane. Iyo bavuze ngo umuntu ni umutware, baba bavuze ibintu byinshi cyane. Gutakaza ubutware rero ni ugutakaza ibyo bintu byose. Nshuti zanjye, uburyo Imana yaremye umuntu n'uburyo yifuzaga ko amera ntabwo ari ko umuntu ameze muri iyi minsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana ritwereka byinshi. Muri uyu mugoroba ndagira ngo mu gihe tugiye kubumbura Bibiliya zacu, tuze kumenya imigambi itatu iki cyigisho kigendereye. Umugambi wa mbere ni ukugira ngo tumenye uko Imana yaremye umuntu n'uburyo umuntu yataye agaciro, agata ubutware azi ko ari bwo arimo kubushaka. Biri butwereke iki rero? Biri butwereke ko mu buzima bwa buri munsi hari igihe abantu batakaza Imana kandi ariyo yari kubaha ubutware, bikarangira bagiye mu bindi bibwira ko bazaba abatware, bikarangira batakaje icyo bagombaga kubona. Icya kabiri ni uko turi burebe ubutware burimo gukontorora isi muri ino minsi y'imperuka. Ariko ku musozo turaza kureba uburyo ubutware bwacu twagiye dutakaza Imana yatugeneye, umugambi mwiza Imana ifite wo kutugarurira ubutware twatakaje. Ese muri uyu mugoroba ndabibona mwese yuko buri wese afite amatsiko, arimo kuvuga ngo ubuse ngewe natakaje ubuhe butware? Ni ubuhe butware natakaje? Ijambo ry'Imana ritwereka neza ko muri Matayo igice cya 10:26 Yesu yaravuze ngo, nuko rero ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorerewe muzabirangurure hejuru y'iki? Hejuru y'amazu. Ubu ni ubutware Yesu yahaye abigishwa be bwo kutagira ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Amagambo Yesu yababwiye biherereye, Yesu yarababwiye ngo mufite ububasha, mufite ubushobozi, mufite ubutware bwo kuvuga, kandi ntawe uzagira icyo abatwara. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 12:1 Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateraniraho aho ari, ndetse bigeze aho bakandagirana,
nuko Yesu abwira abigishwa bati mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Bivuze ngo iki? Abigishwa bagombaga kumenya ko Yesu ubutware abasigiye hari igihe bizaba ngombwa yuko isi nanone nayo ibahiga. Kubw'ibyo rero ubutware Yesu yari abasigiye nubwo kutazatinya ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi Yesu arangije avuga yuko ubutware bwabo kugira ngo bazabugumane bagomba kwirinda umusemburo w'abafarisayo wo buryarya. Mu magambo make, uburyarya bushobora gutuma umuntu ubutware Imana yamuhaye bugira gute? Butakara. Iyo umuntu abaye indyarya mu by'Imana atakaza ubutware bwo guhinduka umuntu w'Imana no gusa n'Imana. Kubw'ibyo rero mu bintu byose ugomba guhangana nabyo mu buzima bwa buri munsi, ugomba kumenya yuko uhanganye n'ikintu cyitwa uburyarya. Ntabwo ukwiye kuza mu nzu y'Imana ngo ubindyarya, ntabwo ukwiye kwihana by'uburyarya, ntukwiye kujya kubatizwa by'uburyarya, ntukwiye kuyoboka Imana by'uburyarya. Hari ubutware Imana yatanze butazabonwa n'abantu b'indyarya abo ari bo bose. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Zaburi 37 umurongo wa 35, Bibiliya yanjye ariyo namwe mufite iravuga ngo nabonye umunyabyaha afite ubutware bukomeye. Umunyabyaha yaragaye nk'igiti kibisi cyishimiye ubutaka. Ubundi Bibiliya muri Zaburi igice cya mbere ivuga ko umukiranutsi w'Imana azamera nk'igiti cyatewe hafi y'iki, kandi amababi yacyo ntagira gute. Ariko Dawidi yitegereje abanyabyaha nabo, abona hari igihe abanyabyaha bazaba bafite ubutware, abona hari igihe nabo bazaba bagaye nk'igiti kibisi cyishimiye ubutaka. Uyu munsi wa none umuntu wiba ureba bizinesi ukabona irimo iraguruka, umuntu usambana uca umugabo we inyuma urabasura ukabona barimo baraseka basomana muri saro, warangiza ukavuga uti aba bantu barakundana pe, naho umwe aca undi inyuma. Mu by'ukuri hari igihe abantu bakora ibyaha wareba n'ibyo barimo ukagira ngo byarabahiriye, ariko umurongo wa 36 turavuga ngo maze barahanyuze basanga adahari, kandi naramushatse ntiyagira gute? Ntiyaboneka. Ibintu by'ibyaha ntibiramba. Ubutware umuntu aba afite mu byaha ntibushobora kuramba. Nshuti zanjye, nagira ngo noneho twerekeze ibitekerezo byacu mu itangiriro. Imana igihe yaremaga umuntu, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana yaravuze ngo tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Umushinga w'Imana wari uwuhe? Kurema umuntu utazatwarwa n'ibiti, umuntu utazatwarwa n'inyoni, umuntu utazatwarwa n'inka, umuntu utazatwarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko nagira ngo mbabwire, kubera icyaha ibintu byaratwigaranzuye. Uzi ko umuntu ajya gukingiza inka ye akajya kuyivuza kwa veterineri, inka ye bakayiha ibinini by'inzoka, we arimo kunywa peteroli. Ugasanga arimo aranywa peteroli, kamaze uti kunywa peteroli ati ndimo ndacurika inzoka. None se kutajya kwa muganga amafaranga ntago nayabona, ayo nari mfite nayavurishije iriya nka yanjye, buri iyo nyirebye mba numva mbabaye rwose. Kubw'ibyo rero Imana irabibona, nta kundi nabigenza. Ari uwo muntu ari n'inka, ni iki gifite ikindi? Uriya muntu afite inka cyangwa inka iramufite? Ushobora gusanga umuntu ugasanga iwe barya nabi buri munsi, ariko afite imodoka nziza ifite amapine y'amajanta ahenze, ku buryo iyo modoka ayihagarara imbere iminwa yumye azungera, ariko kugira ngo acishe abantu. None nagira ngo mbabaze, ari we n'imodoka ni iki gifite iki? Afite imodoka cyangwa imodoka iramufite? Imana yaturemye ishaka ko tugira ubutware, ku buryo inzu itadutegeka, akazi katadutegeka, ibintu byose twari dufite ubutware bw'uko ibyo bintu byose biri munsi yacu. Ariko uyu munsi wa none umuntu ari munsi y'ibyo bintu byose. Igihe Imana yaremaga
Adamu na Eva agacumura, muze gusoma amagambo ari mu bakurambere n'abahanuzi agaragaza ko ngo Imana yabonye Eva icyaha no kuganira n'inzoka byamuzamuye cyane, kandi Imana birangije ibona abo bantu bamaze gukora icyaha ari Adamu na Eva ntago bazumvikana namba, kuko mwarabibonye yuko n'igihe Imana yazaga kubaza ngo byagenze gute, Eva Adamu yabwiye Imana ati ni umugore wampaye. Mu magambo make, iyo umugore atabaho sinari gukora iki icyaha, ariko iyo ni impamvu ipfuye, iyo ni impamvu ipfuye. Nta muntu n'umwe wakoze icyaha uzaza wisobanuza undi imbere y'iki y'Imana. Eva nawe arangije yarazi inshingano z'umugabo we, arangije nawe aravuga ati ni inzoka yanshutse. Inzoka Imana yibaza byari kuba ibindi bintu birebire. Icyo nashaka kubabwira rero, kugira ngo Imana izabalanse umugabo n'umugore, kugira ngo uwo mugabo azakomeze agire ubutwari bwa kigabo n'umugore akomeze aganduke. Itangiriro 3:16 Imana iravuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagira gute, azagutwara. Ni ibintu bibiri. Imana yategetse umugabo imubwira ko ubuzima bwe buhindutse. Umugore yaganiriye n'inzoka, ntabwo umugore azongera gupfa kunyurwa, ariko wowe nuramuka umushoboye kwifuza kwe nzaguherereza kuri wowe, kandi nawe nta kintu uzamburana. Kubw'ibyo rero wa mugabo we ni wowe uzatwara uyu mugore. Mu magambo make, ubutware bw'umugabo bufitanye isano n'icyo uwo mugabo yagize gute, yakemuye. Abagabo mwe rero ntago biraza kutworohera kuri iki gihe. Umugabo ngo iyo atahanye iposho asanga abana bakingura, umudamu aseka, amazi ashyushye, uvuye muri misiyo ufite amafaranga. Ariko iyo udaheruka wagiye uhetse amaboko ukagaruka uyashyize ku mutwe, urakomanga bagaceceka. Ariko yemwe babwo ntago mwumva so, mugiye kumukingurira so, nta nubwo abakiri papa wayo. Umwana babwiye nawe yarangiza, ngewe namaze kuryama naniryamiye, hayi sokundi. Umugabo agakomeza, ariko ubu ngubu ntago muba munyumva, ubu ntago mwumva ko ndi papa wanyu ntashye, mama kana ubu ntago unyumva. Nyine ntago ushobora kumvikana, wumvikana bitewe n'icyo ucyuye. Ni ku isi imeze. Ibintu rero byo gucyura amatiku no kwivugisha nabi no kwirakaza na envelope utahanye mubireke. Umudamu Imana yamushyize munsi gato y'umugabo ngo amutware, kubera yuko icyaha cyari cyamuzamuye. Ariko Imana irangije iteganya yuko ibyo umugore azifuza byose bigomba guherera ku mugabo. Satani rero arimo arumvisha abagore bo mu minsi y'imperuka yuko bashobora kugira icyo bigezaho, umugabo nta ruhara abigizemo. Ngiyi inkomoko ya divorce. Icyo nagira mbabwire ngiki, abagabo hari ubutware twatakaje. Byonyine no kuba umudamu ashobora kwicara akabwira ati papa kana ndifuza ko twakora ibi n'ibi akabikuzanira, kiba ari ikimenyetso cy'uko akize icyo umaze. Ariko nagira ngo mbabwire, abagabo nimukomeza kutabana n'Imana, igihe kizagera ubutware bwacu bube busigaye ari ubwo gutegeka ipusi yonyine. Ubwira umwana utinjira asohoke, ubwira umukozi ngo teka ifiriti ujye kubona ubona atogosheje ibirayi, ubwira umugore ngo sinshaka ko 12:00 uba utageza, ujye kubona ubone yinjiye 4:00, usigarane ipusi aba ariyo uzaza ubwira ngo pusi igende. Ari ryo tegeko ryonyine usigaranye. Ariko nagira ngo mbabaze, biriho ntago biriho? No gutakaza ubutware. Abagabo baramutse begeye Imana, Imana yabaha ibyo abagore babo bifuza, kuko kwifuza k'umugore kuzaba kuki ku mugabo. Kandi mu gihe umugore ibyo akwifuzamo yabibonye, ubu uri umutware. None ubu ngubu urashaka kuba umutware ku itiku gusa, ntago bizakunda. Ubwo nagira ngo mbabwire yuko abagabo twatakaje ubutware kuva twatakaza Imana. Iyo umugabo yongeye rero gukunda Imana, akemerera Imana yuko ikontorora urugo rwe, birangira nawe abaye iki? Abaye umutware.
nababwiye igitaramo nari nyoboye, umumama ajya kuduha amafaranga, agiye kuyatanga arangije aravuga ati ntago naje njyenyine, nazanye n'umufasha wanjye Imana yampaye. Ni umumama wavugaga iki? Umugabo. Nawe arahari nguriya. Noneho aho narindi ndangije ndavuga nti uwo muntu kugira ngo byibuze agira ako kantu, umumama arongera asubiramo ngo ndi kumwe n'umufasha wanjye Imana yagize gute? Yampaye. Ngiye kubona mbona umugabo arahagurutse, mbona koko ni umufasha, mbona ni umufasha. Ndavuga nti ibi bintu ntago bizagira gute, ntago bizoroha rwose. Ariko isi itugeze kure. Ubu ni ububasha twatakaje. Nshuti yanjye, nagira mbabwire ngo ubutware twari dufite ku by'isi, iby'isi byaratwigaranzuye. Ubutware twari dufite nk'abagabo, ubutware bwaratakaye. Ariko hari ikindi kintu cyanteye ubwoba. Nimureba muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 17, Satani ikintu cyose Imana yagiye itanga nk'ubutware, Satani azakirwanya kugira ngo abantu batakaze ubwo butware. Matayo 18 umurongo wa 17, Yesu arimo kuvuga uburyo abantu nibagirana ibibazo bazabikemura. Ageze ku murongo wa 17, Yesu aravuga ngo kandi niyanga uwo mwene so umubwire umuteze umuntu umwe, nakunanira umuteze babiri, nibiramuka byanze. Murongo wa 17, kandi niyanga kumvira bo uzabibwira iki? Itorero. Niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa nk'umukoresha w'ikoro. Itorero rifite ububasha? Ntabwo rifite ububasha. Imana yari yagennye ko itorero rigomba kugira ububasha. Icyo rihambiriye mu isi kikaba gihambiriwe na hehe? No mu ijuru. Kandi umuntu wananiye abantu akananira umugore we, umugore we agashyiraho undi muntu bakaba babiri akamunanira. Umugore akicara ati reka njye mu nama y'itorero, umugabo yarangiza ati ntimunkange mwese ntawe n'igiwe. Abo bantu turabagira ntitubagira? Ntimwinkangisha ngo uri umukuru w'itorero njye n'amenyo nayakuramo. Uwo muntu wagize gutya itorero akarifata nkaho nta mbaraga rifite, Bibiliya yaravuze ngo kuva uwo munsi ujye umureka ntuwongere gushwana nawe, kuko itorero ntirijya gufungisha umuntu. Ariko kuva icyo gihe uzatangira kumubonaho ibimenyetso by'abaki? By'abapagani. Umuntu unaniye itorero ahinduka umupagani. Kubera iki? Unaniye ubutware bw'itorero. Ubutware Imana yasigiye itorero nta n'undi muntu uzagira gute? Uzamushobora. Ariko dufite abantu bamaze kunanira itorero. Nshuti zanjye, mu gitabo ibibaho mu minsi y'imperuka ndetse no mu butumwa bwatoranijwe volume ya 3 handitse amagambo akomeye avuga ngo Imana yahaye itorero ryayo ubutegetsi n'ubushobozi by'akataraboneka, budashobora gusuzugurwa cyangwa ngo bwirengagizwe n'uwo ari we wese, kuko ugenje utyo n'ijwi ry'Imana abagize gute? Asuzuguye. Nubona abantu 20 barimo abagore n'abakecuru, barimo abasaza, barimo abakire n'abakene, barimo abantu bize n'abatarakandagiye mu ishuri, abo bantu bose barahujwe n'ijambo ry'Imana, bicaye ku kibazo cya umunsi wa mbere bakakicaraho umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ukabananira, warangiza ukababwira uti mugumane urusengero rwanyu sinzanagaruka. Uzamenye yuko uhindutse umupagani. Kuva uwo munsi ibimenyetso by'umupagani ntago bizongera gutandukana nawe. Itorero rifite ububasha. Ariko uyu munsi wa none Satani arimo arashaka ko ububasha bw'itorero burangira. Unasigaye aza akakubwira ati buriya bukwe ndashaka ko buba, ukamubwira uti twoherereza umukobwa tumupime, yarangiza akakubwira ati mupima ibiki? Abo mwapimye bose byagenze gute? Ngiye mfata umukobwa wanjye muzane ngo mumupime. Ese sha musoni wowe ushaka kwica ubu bukwe sha? Uzi icyo ndi cyo uzi ko ndafande sha? Musoni agahita avuga ati ya bya bintu bigize gute? Birakomeye. Agahita ahamagara umudiyakonikazi, ejo ntago nzaba mari mu nama, uzamvugire, hari ikibazo cy'umuntu ufite ubukwe muzakigeho, ntago nzaba mari. Naho atinye yuko dosiye izagira gute? Izamwitirirwa. Umudiyakonikazi yabijyamo, yajya gupimisha umukobwa agasanga inda ishobora no kuzabyarirwa ku ruhimbi. Akaba araje abibwiye umukuru w'itorero, mukuru ati twatezwe umutego, ibintu birakomeye.
mukuru w'itorero mukuru agahita yakira mesaje nijoro imubwira ngo witondere ibi bintu nubigendamo nabi bigapfuba uzabona ingaruka nyuma. Mukuru w'itorero yarangiza ati rero ni bangahe bamwakiriye bamwifurije urugo ruhire. Ariko Mana Nyagasani, ngaho itorero ububasha ryari rifite, Satani arimo arashaka kubwangiza. Kubera iki? Iterabwoba rishyirwa ku bapasitoro, iterabwoba rishyirwa ku bakuru b'itorero bakuru n'abadiyakoni rituma hari ibintu bizamba hakabura umuntu bivugaho. Ariko nagira ngo mbabwire, nimwongere musenge Imana yongere igarure ubutware mu nzu yayo. Amen. Umuntu wakorera amanyanga ajya ahita abibona yuko umwuka w'Imana umuvumbuye. Kandi ikindi, ubu butware mu gihe butaragaruka, mujye mumenya ko namwe muba muhicaye nta butware mugize gute mufite. Ariko ntago mujya mubona mwebwe ngo mwumve mubabajwe no kubona ubukwe burimo amanyanga, abantu barasambanye, ariko kubera ko ari abantu bo mu ngo zikomeye, hari abantu bakomoka ahantu hakomeye, ukabona ubukwe burimo buragenda ku bintu by'amanyanga buguruka. Ariko ubw'umukene Mana Nyagasani, ibeshya ubikora ukennye. Ye baba we, inama iraba, oya ibi ni akajagari, umwanda nk'uyu nguyu nukwiye kuba, kuki tudafata umwanzuro, ubu iki kibazo turakiraraho, hoya nimuhite mufata umwanzuro. Ngenda nasinye, ntabwo mba mfite umwanya wo gutinda mu bintu by'amatiku nk'aya. Ikibazo cy'umukene kiranyaruka cyane mu nama y'itorero, mu minota 2 kiba kigize gute, mumukubita amezi nk'umunani ntazanagaruke, ntari kajya negera na bafuri. Ariko umukire baricara bati mubigendemo neza, mubigendemo neza uko biri kose, namwe mujye mwibuka ko turi abantu b'Imana. Erega ibintu byabaye kuri uyu mwana nawe byagira gute, nawe byakubaho. Erega buriya Yesu yagiraga urukundo cyane, yagiraga n'impuhwe, kandi buriya ntawe umenya aho bwirageze, wabona uyu muntu ejo tuzamukenera. Buriya reka ngira ikintu mbabwira, ngiki ikintu gitumye itorero ridafite imbaraga, itorero ry'intumwa. Wazanaga amanyanga agahita amenyekana. Ananiya na Safira muzi uko byageze gute, byagenze. Yishe ibiguzi bazana amanyanga. Pawulo arangije, Petero arangije aravuga tumva rero, mutagira ngo ni ngiye mwabeshyaga, ni umwuka wera mwagiraga gute. Abayobozi b'intumwa ba mbere iyo wamubeshyaga wabaga ubeshya umwuka wera. None ab'iki gihe kumubeshya ntabwo ari ukubeshya umwuka wera. Ngaha ikibazo gihari, Imana turayisaba ngo yongere igarure ubutware mu nzu yayo, kugira ngo kandi n'abayobozi bayobora itorero ry'Imana bongere bambike ubutware. Sikwari igihe ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa arimo arasimbukira umukuru w'itorero. Dadi wacu amakuru, arimo aramusimbukira amukora mu bwanwa, wori umuntu wacu, wori umuntu wacu. Ukabona umukuru w'itorero nawe yegamye, yego rata, yego rata. Kwamureba ukibaza, uyu muyobozi azajya mu basore afatemo umwanzuro, mu gihanda azafatamo umwanzuro. Hari aho bigera ukabona umuyobozi yabaye umuyobozi w'abagore gusa, nta mugabo n'umwe yakemurira ikibazo. Abamama bahobera imbere, abandi bahobera inyuma, abahagarika amamodoka bahobera rwose. Ukavuga uti warangiza, uyu ni umuntu wacu, Imana yakuzaniye igihe kihe, uzakemura iki? Umuntu wese ukorera umurimo w'Imana ave mu bitagize gute, bidatunganye. Dukeneye ubutware. Nshuti zanjye, Imana yashyize mu maboko y'itorero ryayo ubutware buhanitse kuruta uburiho bwose munsi y'iki, y'ijuru. Buriya nagira mbabwire ngo duhagaze mu byo twizera neza, n'abayobozi ba leta bazaza bakora ibyabo bakavuga bati bariya nabo ni abakozi b'Imana bari mu byabo. Ariko uko mu nsengero hagenda hazamukamo abesikoro, hazamukamo abantu bashaka guhirika za leta z'isi, hari abantu barimo gushaka kwica mu mitwe y'abantu ngo babarye iby'ubuntu, leta igera igahita ivuga iti bari abantu ni abatubuzi, ibyabo nabyo tubyinjiremo. Dukeneye kongera kwambika ubutware bw'Imana kugeza igihe bugaragara ko bufite ubutware buruta ubutware buriho bwose. Ikindi kintu nagira mbabwire gikomeye, nta magambo nasomye mu bifuzwe byose nshaka kubasangiza, avuga ngo abayuda bari bemerewe gukomeza ubuyobozi bwabo bihariye, ariko ibi nta gaciro byari bifite kuva bari munsi y'ubutegetsi bw'ingoyi y'Abaroma cyangwa gukumirwa kw'imbaraga zabo. Abaroma bavugaga ko bafite ububasha
bushyiraho kandi bukuraho umutambyi mukuru, kandi akenshi uwo mwanya wabonwaga mu buriganya, hatanzwe ruswa ndetse no kwicana. Bityo rero umwanya w'ubutambyi ukagenda urushaho kugerwaho hakoreshejwe iki? Uburiganya. Mu gihe cy'aba Eli, mu gihe cy'aba Samweli, mu gihe cya Mose, Imana niyo yimikaga umutware. Ariko kubera kutambika ubutware bw'Imana kw'Abayuda, bashidutse Abaroma aribo basigaye bakoresha amanyanga na ruswa, umuntu akaba umutambyi ugize gute? Umutambyi mukuru. Yesu yagiye gutangira umurimo we, Ana na Kayafa ari abaki? Hari abatambyi bakuru. Bitarigeze bibaho. Kubera iki? Roma yaragiye irabacanga kubera ko ibintu bakoraga nta butware bwari bukirimo. Kera abatambyi bari bafite ubutware bwo gukiza ababembe. Mu gihe cya Bibiliya, Imana yagaragarije Mose na Aroni yuko abatambyi bazaba bifitemo ububasha bwo kwirukana ababembe. Mbabaze, mu gihe cya Yesu mwigeze mwumva umuntu wakiza ibibembe uretse uwo Yesu yakijije? Nta n'umwe. Kubera iki? Ubutware bwo gukiza ababembe bwari ubwabo, ariko Yesu yaje asanga ubwo butware Satani yaragize gute? Yarabubambuye. Si ibyo gusa, hari ubutware bundi Satani arimo kurwanya. Ubwo nta bundi ni ubutware bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Buriya ijambo ry'Imana ryifitemo ubutware. Niyo mpamvu uko wakira ijambo ry'Imana cyane, ni nako Imana igenda igusiga ubutware. Imana ikagenda igusiga icyubahiro. Uzabona abantu bagutinya, ubona abantu barakubaha. Ntago bakubahira ikote uba wambaye cyangwa imodoka uba uvuyemo, baba bakubahira ijambo ry'Imana ryinjiye muri wowe, rikagera ubwo ritangira kugaragara. Iyo Mose yatindaga ku musozi w'Imana aganira n'Imana, yaramanukaga abantu bakamubwira ngo yitwikire mu maso. Ni nako natwe bimeze, uko dutindana n'Imana, uko dutinda mu murimo wayo, abantu baratureba bakatubonamo ikindi kintu twe twireba mu ndorerwamo ntitugire gute? Ntitubone. Ubwo ni ubutware bw'ijambo ry'Imana rituma umuntu akugeraho agahita agutinya, akakubaha, kandi yarangiza akanakubonamo ko ufite impuhwe n'urukundo. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 10 umurongo wa 10, kuko bavuga bati inzandiko ze zivugisha ubutware, zivuga ihanjagari, ariko iyo ari aho agira igisuzuguriro, kandi amagambo ye nayo guhinyurwa. Uyu ni Pawulo. Abantu baravugaga ngo amagambo ya Pawulo arimo ubutware. Gusa uramutse urebye Pawulo ku giti cye wamupfobya, wamupinga. Ariko nanone amagambo yanditse n'amagambo y'Imana yamuciyemo yo aba afite ubutware. Reka ngire ikintu mbabwira, nta muntu wakagombye gusuzugura umuvugabutumwa, nta muntu wakagombye gusuzugura umupasitoro, nta muntu wakagombye gusuzugura umuyobozi w'itorero. Kubera iki? Imana yabahaye ijambo ryayo, irangije irababwira ngo nimwicaze abantu, kandi n'aba rimwe mugira gute? Mubagaburira. Kubw'ibyo rero bafite amahirwe y'uko Imana ibahereza imitsima, barangiza bakayihereza iteraniro. Kubw'ibyo rero uzitonde cyane, ndakwinginze, ntukajye usuzugura umuntu ukurikije amashuri afite, amafaranga afite, amashuri yize cyangwa uko ameze cyangwa uko areshya. Ibyo bintu muri gahunda y'Imana ukwiye kubikuraho. Kubera iki? Umuntu wese utwaye ijambo ry'Imana, Imana imuha ubutware. Abaheburayo 4:12, kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite iki? Amen. Iyo ijambo ry'Imana uriciye imbaraga, rikugeramo ryacitse imbaraga, biravuze ngo nawe uzaba umukristo udafite iki? Udafite imbaraga. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi kuruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Amen. Uko usoma Bibiliya niko Bibiliya yinjira no mu byo wapangaga gukora, ikakwereka ibipfuye wabitse mu mutwe wawe. Iyo wasomye neza Bibiliya, yinjira no mu mateka y'ibyo uteganya, ikakwereka ibyo urimo gutegura bipfuye.
umurongo wa 13, nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Ijambo ry'Imana rifata ibintu rikabigira, rikacana itara, ibintu byose bikagaragara uko biri, kugira ngo rikwereke yuko no ku munsi w'amateka y'isi nta kintu uzahisha Imana, byose bizaba bigize gute? Bigaragara. Kubw'ibyo rero umuntu akihagurukira akajya kwinywera inzoga ahantu kure abantu batazi. Ijambo ry'Imana rigahita rivuga ngo mutekereza ko ndi Imana ya hafi gusa nari n'Imana ya kure? Ese mutekereza ko hari uwanyihisha ahantu simubone? Iyo ni Yeremiya 23:23. Mu magambo make, gutega indege, gutega imodoka ngo ugiye gukorera ibyaho batakuzi uzagaruke nta muntu ubizi, uko ujya kure y'abantu niko uba urimo kujyaho Imana igenzura cyane kurusha ahandi hose. Imana, Bibiliya iraka ikamurikira inzira zose ibintu by'amanyanga wari ufite, Bibiliya ikakwereka uburyo ibyo bintu bipfuye. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ryifitemo iyo mbaraga. Ariko iyo tugiye kuribwiriza, warangiza ugafata Bibiliya ukabwira abantu uti rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana, simbizi wenda niba riri bukugirira akamaro ntabyo nzi, ariko wenda biraterwa n'uko umeze, ariko abandi mureke dusome, nyamuneka nimureke dusome. Ugatangira, umwami arabinyemerera yari abitewe ariko se ko mbona murangaye, yaragize gute? Yarabitewe. Mumbabarire mumbwire, iri jambo rizarangira rigize iki? Imbaraga. Imana mbere yuko iha umuntu ijambo ryayo ribuvuge, irabanza ikarimwinjizamo, rikabanza rikamutsinda, ku buryo ritanga ririmo gukeba ubuzima bwe, ariko rikeba n'ubuzima bw'abagira gute? Abubwira. Ndagira ngo nkubaze, Bibiliya ufite iracyafite ubu butware? Ikeba ingingo n'umusokoro. Bibiliya yawe ufite, iyo urimo kuyisoma wumva hari imbaraga irimo kuvamo ibangukira kugenzura ibyo wibwira ugambirira. Bibiliya yawe ujya uyisoma ikakubuza imipango y'ibyo wapangaga, ibintu wari kuzakora ejo ukabihindura kubw'uko wasomye. Bibiliya yawe uracyabasha gusoma ku buryo umuntu wagombaga gutuka bukeye, umuntu wagombaga kuzasubirana nawe mugashwana, ku buryo ushobora guhura nawe mugasuhuzanya, kuko Bibiliya yapanguruye imigambi wari ufite. Mureke ijambo ry'Imana ryongere rigira ubutware. Abarimo kuryumva mu nzu y'Imana mujye mwicara muryumve nk'ijambo ry'Imana. Abarikurikirana namwe n'abaribwiriza, turibwirize nk'abafite imbaraga z'Imana. Ubwoko bw'Imana buzemera ko ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana, kandi binyuriye mu mahame n'icyitegererezo. Ubwoko bw'Imana buzigisha ko kumvira ari inshingano yera, igihe cyose ubutegetsi butarenga ingabano bwashyiriweho n'Imana. Ariko igihe ubutegetsi buhanganye n'amategeko y'Imana, tugomba guhitamo kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba kumvirwa no kubahirizwa nk'ubutware buruta itegeko ry'umuntu iryo ari ryo ryose. Ku munsi usoza amateka y'isi, Imana ntizabaza abantu ibintu byinshi, izababaza uburyo babanye n'ijambo ry'iki? N'ijambo ryayo. Kuvuga ngo boss yakurebye nabi, kuvuga ngo umuntu mwashakanye wanze kumubabaza, kuvuga ngo wanze gukurikiza Bibiliya, wanze gufata umwanzuro wo kwiyegurira Imana no kubyarwa ubwa kabiri ngo utababaza ababyeyi n'abaturanyi, ibyo nta mwanya bizaba bigifite. Ijambo ry'Imana rigomba kuba riri hejuru cyane ku buryo risumba ibindi bintu ibyo ari byo byose. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire, iki ni ikintu gikomeye. Rero nimureke ijambo ry'Imana ryongere rigira imbaraga. Dukeneye kongera kugarurirwa ubu butware. Imana yongera igarura ubutware. Tujye dusoma Bibiliya twumva iryoshye, kandi twumve Bibiliya ifite ububasha, kugeza ubwo Bibiliya nituyisoma umwuka w'Imana akayicamo akatubuza ikintu, tuzaza tukireka nta zindi ngingimira. Bibiliya yawe iracyafite izo mbaraga. Ubu abantu barayibumbye. Iyo umuntu agiye gusengera umuntu agatitira akaboko, afata Bibiliya, dore ko ari n'abasigaye bagendana iziba zifite ibifuniko bikakaye, kuba bayikubita umuntu kumvira aranishye.
barimo kwirukana abadayimoni mu gahanga, wahindukiza urutugu agakubita, yarangiza. Bibiliya rwose ifite iki? Imbaraga. Imbaraga za Bibiliya ntago zituruka mu kuyikubita umuntu, imbaraga za Bibiliya zikomoka mu kuyibumburira umuntu. Amen. Ngiki kintu, nubona umuntu aje kugusengera ngo aje kugukubita Bibiliya, nawe uzafata indu yimudiye. None se ko nubundi nta mwuka w'Imana umuzanye? Bibiliya igira imbaraga ari uko ibumbuye, ntabwo igira imbaraga ari uko idishywa umuntu. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko Satani azareka abantu bagure Bibiliya bazigumane ariko zidafite ubutware bwo kubategeka. Uyu munsi emerera Imana ubwo butware bwongere buboneke. Twatakaje ubutware. Reka mbabwire, uko imperuka igenda yegera imbere, na leta zo mu isi nazo zizatakaza ubutware. Icyizere abaturage bari bafitiye za leta zo mu isi kizagenda gitakara, kugira ngo Satani abaturage bo mu isi abahindura barakare, abahindura abagome, abantu batagirwa inama, badashobora no kuba bagira ikintu batinya. Satani azabazamura abatinyure leta, leta zimwe Satani azazaka ubutware. Ntambara ikomeye, paji ya 25, harimo amagambo avuga ngo icyo gihe bahawe icyo bifuzaga, kubaha Imana ntibyari bikibahangayikishije. Abaturage, Satani niwe ubwe wari wiyoboreye icyo gihugu, kandi niwe wakoreshaga abategetsi ku rwego rwo hejuru, bayoboraga abaturage ku rwego rwa leta n'urw'idini. Ahangaha ni igihe Yerusalemu yajyaga kugira gute? Yerusalemu ijya kurimbuka. Yerusalemu ijya kurimbuka, abaturage babaye babi, n'amadini yari yarangiritse. Mu mwaka wa 70 mbere yuko Yerusalemu irimbuka, haje abantu b'abesikoro babeshya ngo ni ba Yesu. Habonetse abantu babeshya ko ari abahanuzi. Habonetse abantu bagiraga inama abantu ngo bajye gusengera mu butayu ngo niho umukiza ari. Ako kavuyo kose kakubitagaho amatsinda y'Abayahudi yari yarigaragambije, amatsinda yarwanyaga Abaroma, ariko ayo matsinda nayo atumvikana. Yerusalemu yaragiye bakajagari cyane. Kubera iki? Abaturage barabanje leta bayica amazi, kuko bari barabanje guca amazi amadini. Mfite ubwoba yuko umwuka uri mu bantu wo guca imisengere amazi ntago bizagarukiraho, kuko abantu iyo batinyuye gusuzugura Imana birangira basuzuguye na leta. Kandi mwibuke yuko itorero ni inzu y'Imana, leta nayo mu Baroma 8, Abaroma 13, Bibiliya ivuga ko ari umukozi w'iki? W'Imana. Kubw'ibyo rero, umuturage washize mu mwuka w'Imana, ari leta nta kibimubwiye, ari n'Imana nta kibimubwiye. Niyo mpamvu leta yakagombye kunezezwa nuko abaturage bishimiye iyobokamana, kubera yuko abaturage bayobotse Imana biborohera no kumvira umwami wabo usanzwe. Ibyo bintu byanditse hehe? Uvuze. Twajyanye Yesaya igice cya 8. Yesaya igice cya 8, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Yesaya 8, ndasoma umurongo wa 20 n'uwa 21. Mutega amatwi. Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibiwanye n'iryo jambo, nta museke uzagira gute? Uzabatambikira. Umurongo wa 21, ahubwo mutega amatwi ingaruka zigiye guturuka ku baturage banze amategeko y'iki? Y'Imana. Iyo amategeko y'Imana uyakuye mu bantu, abantu kabemerera yuko bayoborwa na kamere yabo, bayoborwa na logique, ubwenge bwabo, abantu bakayoborwa n'amashuri yabo, abantu bakayoborwa n'icyo bumva bashaka kugeraho. Amategeko y'Imana ukayashyira ku ruhande, abaturage bigenda gute? Umurongo wa 21 Yesaya, ahubwo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abaki? N'abashonje. Abaturage bahinduka bihebe kandi barangiza bakaba bashonje. Maze nibasonza bazarakara. Mwese muremeranya nanjye yuko abaturage iyo bashonje baba abarakare? Nibyo ntabwo ari byo? Nibasonza bazarakara, nibamara kurakara rero bazavuma umwami wabo. Umwami yandikishije inyuguti imeze gute muri Bibiliya zanyu? Si inyuguti ntoya,
Muri Bibiliya rero iyo bavuze umwami w'inyuguti nto baba bavuga umuyobozi wa politiki. Iyo muri Bibiliya banditse umwami n'inyuguti nkuru baba berekana umwami Imana data wa twese wo mu ijuru. Icyabaye hano ni igiki rero? Bazarakara bavuma umwami wabo. Bazavuma umwami gusa? Aba bantu bazabanza bange politike, kandi mu by'ukuri politike nta n'ikintu itakoze ngo ibafashe. Ariko abantu bazanga kunyurwa, bazaba abantu batanyurwa, kubera ko Satani iyo yagiye mu baturage baba babi. Iyo abaturage Imana bayinaniye, na leta nta kintu bishobora gukora. Ikizaba ni iki rero? Bazarakara maze nibasonza, bazarakara bavuma umwami wabo n'Imana yabo. Bazagira gute? Bazayivuma. Bazararama barebe hejuru, nta kintu Bibiliya yavuze bazabonayo, kuko barimo barabara yuko Imana itagize gute? Itariho. Barimo barabara yuko Imana ari igitekerezo cy'abazungu kidafite icyo gisobanuye. Barebe no hasi ku isi, icyo bazabona ni iki? Ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'iki? W'icuraburindi. Umurongo wa 23, ariko nta bwire buzaba ku wahoze ari umunyamibabaro mu gihe cya kera, yateye igisuzugurira igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Mu magambo make, ubutware bwatakaye buzongera bugire gute? Bugaruke. Ariko nashakaga kubereka isano ikomoka ku kuba abantu bo mu isi basuzuguye Imana, bagasuzugura amategeko yayo na gahunda zayo, birangira agasuzuguro bafitiye Imana ari nako bazanye kuri leta zabo, kandi birangira leta idashobora gushobora abo bantu. Kubw'ibyo rero ndagira mbabwire ngo Satani azavangira ibihugu kugeza ubwo abaturage, leta izaba nta kintu kibakangisha na kimwe. Ubundi iyo umuturage ananiranye, leta iramufata ikamufunga muri gereza. Kumushyira muri gereza, gereza bayita igororero, ni ukugira ngo agire gute? Agororwe, naba muzima azagaruke mu bantu. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu kibabaje. Umuntu asigaye afata umugore we akamukubita inyundo, abanyamakuru bakaza bakamubwira bati tubwire uko byagenze. Kera umuntu yashoboraga kuba yishe umugore we nawe agahita yiyica, bagasanga ni imirambo ingahe? Ni imirambo 2. None ujya kubona ukabona ameze nk'umumeya ugiye gutanga ikiganiro kuri televiziyo. Murumva ukuntu byatangiye? Hari nka saa tatu naje nganira nawe, mbona umugore afite akantu k'agasuzuguro, ndamubwira nti ibi bintu ntago mbikunda. Kandi koko pe ukundeba ukuwa munyamakuru, nge nanga umuntu ncokoza. Arangije ndavuga nawe aravuga, ndavuga nawe aravuga, ndangije umujinya uraza, mukubita ikintu rwose ntabwo mwanga pe. N'ubu ngubu nguriya mu mubazi yapfuye ntiyapfuye. None abanyamakuru bati se urumva bigenda gute? Oya, nyine kumfunga ndabyiteguye kuko n'ubundi umugabo yahuye n'ikibazo amenya uko akitwaramo. Ubwo igisigaye ni ukumenya ngo bazamfunga cyangwa ntibazamfunga, mbega ibyanjye nuko bimeze, nta kintu ngukinze. None se wagira ihe nama abandi bagabo ngo batazakora ibyo? Oya, buri muntu wese afite uko ateye, ibyanjye nkoze nibi. Murumva uwo muntu atameze nk'urimo gutanga disikuru bugaca abanyamakuru bamuvugaho, oya cyokoze abagore baratuzengereje, uyu mugabo ibintu yakoze nanjye nagira gute? Ngo niyo mpamvu Satani ahora abona abakandida b'ikibi. Buri gihe umuntu wakoze ikintu kibi, Satani yongorera abandi ko icyo kintu akoze ari cyo cyiza, kuko nta yandi mahitamo yaragize gute? Yari afite. Mu gitabo cy'intambara ikomeye handitswemo yuko impamvu mubona abantu babaye babi cyane ngo ni uko umuntu wakoze ikintu kibi tumushyira kuri televiziyo na radiyo, ndetse abantu bakamuganiraho nk'aho yakoze ikintu kigize gute? Kizima. Ibyo bituma rero n'undi wapangaga gukora icyo kintu ahita avuga ati burya abagabo b'intwari bagize gute? Barahari. Bigeze kutubwira umusore wiyahuye hariya kwa Makuza ngo umukobwa ngo yamubenze. Nari ndi muri bisi mu gitondo, umusore arangije ngo nanjye nubwo nta sheri mfite ngo ariko nanjye nabikora. Turakanura ati nanjye nabikora, njyewe ntago natereta umuntu ngo mute umwanya narangiza nyange
reka nakwiyahura ahubwo ariko nawe nasiga mwishe. ubwo mbabazi ari uwapfuye ari n'uwo ukanyakanya n'uwuye n'uwagiye. niyo mpamvu inkuru mbi Satani azaza zisiga amavuta abantu baziganireho. umugabo uramutse umufashe agaheka umugore we akamuzengurutsa iriya rompuwe, reka njye ikintu mbabaza, abantu benshi mukora ubukwe mwateruye abadamu banyu. niyo wabaga upima uturonka 30 umudamu apima 80, wategaga ivi ukabwira umukameramani uti wowe ujye hejuru bagire ngo namuteruye neza neza. ubundi warangiza ugaterura bagafotora umumama umuteruye rwose umudamu wawe warangiza. ariko uyu munsi wa none uramutse wifatiye umugore wawe ukamujyana kuri rompuwe, warangiza ugahagarara ahandi amazi yirekura hejuru ukamuterura neza bye, iyo nkuru nagira ngo nkubwire ngo nta hantu yavugwa, ntabwo bakwirirwa babivuga. abantu bahita bica akavuga ati uriya mugabo ni umurwayi wo mu mutwe ariko yabuze n'umugore. ariko uramutse umujyanye rompuwe ukamucishamo urushyi ugahita wigendera ugatega moto, byavugwa ntibyavugwa? abantu batangira ku mbuga iz'abasenga n'iz'abadasenga. ni ukuri uriya mugabo yarababaye. uzi kugira ngo ujye gukubitira umugore urushyi muri rompuwe aba yarakurembeje. erega natwe twese nuko biba bimeze, uretse ko ari Imana ifata imiyaga. yahehe ko abagore b'iki gihe ari abarakara, uzamucishamo urushyi akagucishamo ingumi. icyo rero nagira ngo mbabwire ngiki, ubutware leta zajyaga zikoresha gufunga. none umuntu asigaye yicara akakubwira ngo ndagukubita nkwice njye kurya iki? njye kurya ibigori. nuvuga ngo kurya ibigori byabaye ibintu bisanzwe, gufungwa byabaye ibintu bisanzwe, ku buryo ujya kumva umuntu aravuze ngo njye nagukubita nkakwica ngo urugo rubi rurutwa n'iki? ngo rurutwa na gereza. mwumve imyumvire ipfuye. ubu rero leta nayo yavumbuye ko abantu bamaze kwangirika, umuntu asigaye yica abantu agahita avuga ngo bamanure banjyaneyo. leta zizananirwa abantu. muri Amerika umuperezida umwe ariwe Trump yashyizeho itegeko ngo abantu bose batunga imbunda kugira ngo bajye birwanaho. umugore aguriye, umugabo aguriye, nimushwana utanze undi amurasa. imbunda baguze bashyize mu nzu, abana babo basigaye bazifata bakajya kwica abanyeshuri. ubu Amerika ifite icyorezo gikomeye cy'abantu barasa abandi mu muhanda, umuntu akagenda akarasa abantu. leta zizaza ziteganya ibyitwa ibisubizo, nyuma yaho zigaruke zisange ni ibibazo zagize gute? zateje. Imana yonyine niyo ishobora kugarura ubutware muri za leta, abaturage bakazubaha. iyo ushyize Imana ku ruhande rero birangira n'abaturage nabo bagushyize ku ruhande. nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye. Luka igice cya 4 umurongo wa 5, Bibiliya iti umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. hari ibintu bibiri mugomba kumenya. Imana niyo yimika abami ikabimura, ariko na Satani nawe yivugiye ko hari abajya agira gute? ajya yimika. ubutware, gutakaza ubutware. nshuti zanjye, nta kintu kibabaza nko kuba uri umuyobozi wajya kuvuga ijambo mu baturage, wenda uri umuyobozi w'umudugudu ukabona bose ibitabi byarabishe, mu mutwe bararangaye, nta muntu bubaha, ukabona inama ye bayigize nk'isoko ryapfubye. ibi bizakomeza. mu gitabo cy'ibyahishuwe hagaragaza nanone ubundi bwoko bw'ubutware buzarangiza ubutware bwose. aho harabasaba gukanguka. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo ya mahembe 10 wabonye niyo abami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Umurongo wa 13, abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazagira gute?
bazayinesha. Mutege amatwi mwumve iki kintu gikomeye muri uyu mugoroba. Daniyeli yeretswe inyamaswa ifite ubutware n'ububasha, yasiribangaga isi n'amajanja yayo, ibintu bimwe ikabimenagura ibindi ikabiconshomera. Iyi nyamaswa yari iteye ubwoba. Daniyeli amenya ko ari ubwami buzategeka isi, kandi yerekwa ibuye rizaza rikakubita igishushanyo yari yarose. Iryo buye ryashushanyaga ubwami bw'Imana. Ariko Daniyeli avuga iby'inyamaswa, yanerekanye ko ku musozo Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami. Ni igiki rero kizaba? Abayobozi b'isi bagiye gufata ubutware bari basanganywe. Nibarangiza ubwo butware bagende babuhe inyamaswa ya kane. Iyo nyamaswa ishushanya Roma. Vuba bidatinze, imbaraga leta zari zifite, ubutware leta zari zifitemo, amahitamo leta zari zaragize, umwimerere w'amateka y'ibihugu, amahitamo y'ahazaza h'ibihugu n'abaturage babyo, igihe kigiye kugera bafata ubutware bwabo bwose bagende babuhereze Vatikani, bayibwire ngo bari wowe ukontorora byose. Icyo gihe ntago kigitinze, kandi ibimenyetso byacyo byagize gute? Byaratangiye. Kubw'ibyo rero ibihugu bizasigara bifite abayobozi, ariko batekererezwa na Roma, batekererezwa na Vatikani, badashobora gufata umwanzuro uwo ari wo wose atari papa wagize gute? Wawemeye. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye bya gihanuzi. Nshuti zanjye, ngaho turimo kwerekera ubutware bwose Satani azabuvangira. Hari ubutware bw'umutima. Imana yahaye umutima wawe ubutware. Buriya ufite uburenganzira bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo iki ndacyemeye, iki ndacyanze. Satani amaze kumenya ko umutima nama w'umuntu Imana yawuhaye ubutware bw'amahitamo, Satani azaza n'ubutware bw'umutima agize gute? Abuzambye. Wicare wumve, nujya gufata umwanzuro wo kujya mu ruhande rw'Imana no gufata umwanzuro wo gukizwa, wumve biteye ubwoba. Ariko nuramuka ugiye gufata umwanzuro wo kujya mu kabari, Satani abigushoboza. Reka mbabwire, ubu ntimurebe imyaka musenze uko ingana. Ubu uramutse wemereye Satani akagusubiza mu kabari, wasanga ntago byagusaba kubyiga. Ibyaha byose wakoraga kera wasanga ukibyibuka. Icyo kintu giteye ubwoba. Ubu abari mu ruhande rw'ukuri barahamagarirwa guhitamo ari ukwanga burundu ijambo ry'Imana, ari no guhara umudendezo wabo. Turamutse twumva ijambo ry'Imana tukemera n'imigenzo n'imihango y'abantu, twazashobora gukomeza kubana n'abantu, tugura tukanagurisha, no kubona uburenganzira bwacu bwubahirijwe. Ariko nituramuka dukomeje kumvira amategeko y'Imana, bishobora kuzatubyarira gutakaza uburenganzira bwacu, bitewe n'uko abanzi b'amategeko y'Imana bahurije hamwe kugira ngo bashenjagure amahitamo yihariye y'umuntu mu bigendanye no kwizera mu by'iyobokamana, no kugira ngo bagenzure imitima ihana y'abantu. Intambara ni imwe, ugomba kugira umutima uziritse kuri Kristo gusa. Bitari ibyo, amahitamo yawe isi zayangiza. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yari yategetse yuko hagomba kuboneka ububasha bwo gutegeka abadayimoni no gukiza indwara. Ariko nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ubu butware Satani yarabutwibye. Umuntu yakubwiye ngo bakubwiye ngo jya gusengera umuntu afite ikibazo cy'abadayimoni, uhita umubwira uti rero hari ahantu naringiye, reka dufate gahunda ejo tuzabonana. Ejo wamuhamagara ugasanga telefone yagize gute? Yayikuye. Barimo aravuga ati nubwo Bibiliya ivuga ngo abakuru b'itorero bajye basabira abantu, kandi koko nkaba ndiwe, nkaba nararambitsweho n'ibiganza. Ejo bundi ni ikidiru cy'amanyanga. Ubu ninjye imbere ya dayimoni akabivumbura, reka ntazabura umusengera. Abasenga ntibagize gute? Ntibabuze. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, inshingano mutarimo gukora kuko Satani arimo kubatera ubwoba. Iyo nshingano irimo irakorwa n'abesikoro bo kwa Satani, kandi bakabeshya ko bakijije abantu kandi batagize gute?
batabakijije. Musabe Imana yongere duhe imbaraga, yongere tugarurire ubutware, aba bamama babashe gusengera abana babo. Dufite ikibazo gikomeye, abadayimoni barimo barongera gushaka kugaruka mu ngo zacu. Uko tugenda dusubira inyuma, n'abana bacu basubira inyuma, n'abavandimwe bacu basubira inyuma, niko abadayimoni bari baradutinye barimo kugenda bongera bagira gute, bagaruka. Musabe Imana igarure ubutware bwo gusengera abantu bagakira. Ariko abarimo kubikora ni abesikoro. Inshuti zanjye, ibi birababaje. Ubutware bwo kubabarira ibyaha bufitwe na Kristo gusa. Ariko uyu munsi wa none abantu bajya mu ntebe ya penetensiya bakabwira padiri ibyaha byabo. Padiri nawe yarangiza ati ibyaha byawe ndabigize gute, ndabikubabariye. Padiri ni murumuna w'Imana. Ubutware bwo kubabarira ibyaha bufitwe na Kristo gusa. Natwe ubwacu ababwiriza ntabwo dufite. Ntukajye ujya gushaka umubwiriza ngo umubwire ngo mfasha kubona uburyo nababarirwa. Nta ruhara bifitemo, ni wowe n'Imana yawe wenyine. Nshuti zanjye, uyu munsi hari ikigeragezo gikomeye Yesu yagaragaje mu bihe by'akaga byari bimwegereje, yuko yari afite imbaraga zimurwanya. Ku murongo wa 29 wa Yohana igice cya 14, Yesu yaravuze ngo nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. Sinkivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'iyisi aza kandi ntacyo amfiteho. Amen. Tugomba kuba abantu batunganyirijwe imibereho, bejejwe kugeza ubwo ibihe by'akaga, ubutware bw'umwijima, igihe imbaraga z'isi zose, abadayimoni, abatware b'umwijima, abanyabushobozi, igihe imbaraga z'isi zose zaba zirimo kurwanya abana b'Imana bakomeza ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu kandi bagakomeza n'amategeko y'Imana, igihe isi zaba iduhindutse, tugomba kuzaba tuvuga ngo Satani ntacyo amfiteho. Mu magambo make, nta nyanga na rimwe Satani arimo kunkoresha. Kubabarirwa narababariwe, natsindishijwe n'ijambo ry'Imana, Umwuka Wera yaranyejeje, nta kibazo mfite. Ariko ubu ngubu uyu munsi wa none dufite ibintu twabitse muri twebwe. Uko twegereza ibihe by'akaga, ibyo bintu bizagenda bitwumvisha yuko ntacyo tumaze. Ndetse hari abantu benshi ngo bazaba baragiye mu ruhande rw'abarengana ariko batarababariwe. Satani ababwira ati nkaho uramara icyaha, ubu ngubu waje mu bantu b'Imana, kubizi ko wateye umugore w'abandi inda, warangiza ukaba warabyaye umwana ukamwihakana, ukaba utarigeze umusaba imbabazi, ubu uri ahangaha umara iki? Urabona Imana yakujyana mu ijuru n'ibyo bintu ufite wabitse? Ngo hari abantu bazicara bavuge bati rero nubwo twagiye mu ruhande rw'abera ariko ntabwo twera, bavemo. Hari n'abazakurwamo n'inda, inda nini. Umuntu yicara avuga ati aho gupfa none napfa ryari, napfa ejo. Turi abantu rero bafite ikibazo gikomeye cyane. Bantu b'Imana, hari amagambo nifuza kubasomera muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo twese twivuga nk'idubu, twese ku munwa turi abantu bakomeye cyane. Twerekana ko turi abantu b'Imana, twerekana ko turi itorero ryasigaye. Ku bintu by'umunwa umuntu aricara akakubwira ati rwose Imana yanjye, Imana yanjye, ukumva ko uri umuntu ukomeye. Twese twivuga nk'idubu, ariko ku bigendanye n'amaganya tukaganya nk'inuma iguguza. Ibibazo byaraturenze, amaganya yaraturenze. Ariko ikintu kibabaje, dutegereza itegeko ariko ntaryo. Twiringira agakiza ariko kakatuba hehe? Kakatuba kure. Aya magambo arakomeye. Umurongo wa 10, dukabakaba ku nzu nk'impumyi, ni ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso. Ku manywa y'ihangu dusitara nko mu kabwibwi, ariko noneho ikibabaje, mu banyambaraga tumeze nk'intumbi. Ukurikije abanyambaraga bagiye babana n'Imana mu bihe bya kera, twebwe abariho uyu munsi wa none tumeze nk'iki? Tumeze nk'intumbi. Uretse Imana yonyine yadutabara ikatugarurira ubu butware. Nshuti zanjye, nagira mbabwire yuko ibihe by'akaga bituri imbere byerekana yuko leta ya Roma ndetse na leta ya Amerika nizimara kwihuza, ubu protestani bwayobye bumaze kwihuza n'imyuka y'ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma, Satani yamaze gufata ubupfumu yabwegeranyije n'ubukristo,
politike irimo gushaka gukontorora iby'umwuka, kandi abashinzwe iby'imisengere bakura amabwiriza kuri iyi sisiteme, tuzaba tugeze mu gihe cy'ubutware bw'iki? Bw'umwijima. Umuntu wese asabwa kuzaba yaramaze kwandikisha izina rye aho ridashobora guhanagurika. Hamwe ni mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe ku kuremwa kw'isi, ahandi ni ukuba waramaze guhitamo amateka yawe n'ubuzima bwawe ukabyegurira Satani, ukiyemeza yuko no kurimbuka witeguye kuzarimbukana nawe. Ayo mahitamo afitanye isano n'amahitamo ufata uyu munsi. Nshuti z'Imana, nihuta nagira ngo mbabwire amagambo akomeye nifuza gusorezaho muri uyu mugoroba. Ni amagambo nsoma muri iki gitabo akomeye cyane. Umurimo wa gikristo binyuze mu gushoza urugamba hagati no hagati y'abakurwanya, hagati mu kaga, kuzimiza abantu no mu mubabaro, umurimo wo gukiza imitima ugomba gukomeza. Amen. Turimo turatakaza abantu, turimo turapfusha abantu, turimo turahomba, dufite ibigeragezo byinshi, ariko umurimo w'Imana ugomba gukomeza. Mu gihe cy'urugamba, igihe itsinda rinini ryabaga rirashweho cyane n'umwanzi agatangira kubatsinda, umuyobozi utwaye ibendera uri ku ruhembe rw'imbere yagumaga mu birindiro bye, mu gihe andi matsinda y'ingabo asubira inyuma ngo bahunge umwanzi. Umuyobozi w'urugamba yateraga ijwi hejuru amubwira ati, garura ibendera inyuma. Nyamara undi nawe yaramusubizaga ati, zana abantu hafi y'ibendera. Uyu ni wo murimo wasigiwe buri muntu w'umwiringirwa wese werekana urugero rukwiriye, kuzana abantu hafi y'ibendera ry'Imana. Amen. Urugamba rwa kera rwabaga rukomeye. Habaga hari abasirikare barwana, ariko habaga hari umuntu umwe batoranyije ugomba kugumana ibendera ry'igihugu. Iryo bendera ry'igihugu ryabaga rigaragaza impamvu abantu babaga barwana. Rero hari igihe urugamba rwabaga rumeze nabi, abasirikare barimo kuraswa bapfa, noneho itsinda ry'abasirikare rigasubira inyuma. Ryamara gusubira inyuma rikarembuza wa wundi w'ibendera, kuko abasirikare ntibemererwa kubaho batari hafi y'iki? Y'ibendera. Noneho rero bisubiriraga inyuma bakamurembuza, bakamubwira bati, ibintu byabaye danje, ibendera rikura aho ngaho urizana. Ariko we ngo yarababwiraga ngo, sinshingura ibendera aho riri, ahubwo mwebwe nimubwire abantu baze begera iki? Ibendera. Mu magambo make, urugamba turimo rurakomeye. Hari abantu benshi barimo kukurembuza, bakubwira bati, gabanya ibintu by'ubudive, gabanya ibintu by'uburokore, gabanya ibintu byo gusenga, ibintu byo kujya mu materaniro bigabanye, egera hino ibintu byakomeye. Ariko iki ni igihe cyo kugumana ibendera ry'Imana. Ahubwo tukabwira abagize intege nke ngo nimugaruke hafi y'iki? Hafi y'Imana. Nsoza muri uyu mugoroba, ibendera uracyarifite cyangwa wataye ibendera ubwoba bwakusubije inyuma? Bishoboka ko ubwoba bwo kubura ibyo kurya, ubwoba bwo kubura imibereho, bwo kubura amafaranga n'akazi, ubwoba bwo kuba watinya gutakaza ibyo wubatse igihe kirekire, bishoboka yuko n'ubwoba bw'ahazaza bwagusubije inyuma. Ariko Imana irimo iravuga ngo ngwino wegere ibendera. Amen. Yesu Kristo niwe bendera ryacu. Kubw'ibyo rero ntidukwiye gutera umugongo Yesu, ahubwo tumwegere. Mu bibazo dufite azaba hafi yacu, kandi Yesu nagaruka muri twe azatugarurira ubutware. Amen. Imana yiteguye kukugarurira ubutware, yiteguye kugarurira ububasha, yiteguye kwinjira muri wowe ikakora imirimo idasanzwe kugira ngo abakubona babone ko ubana n'Imana. Muri uyu mugoroba Imana yongera igaruke muri twebwe, nubwo ibihe by'akaga biri imbere yacu, ubutware bw'umwijima bukaba burimo kwisuganya, imbaraga z'isi zikaba zirimo kwishyira hamwe. Abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Nta kindi kintu musigaranye uretse guhungira mu Mana. Ku musozo, ninde muntu uri hano? Muyobozi ube hafi y'abakristo, fata ukuboko nyobora, ndumugenzi ku gahinga, abana niwe
babwira bagenzi mwe nimuze bageze iwanyu. Nanone Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba utweretse imbaraga twanyazwe. Isi yatwibye imbaraga, umubiri watwibye imbaraga, ariko Satani by'umwihariko yatwatse imbaraga. Niyo mpamvu itorero ryose turisabiye ngo wongere utugarurire imbaraga zacu. Reka Umwuka Wera yongera dusubize ibyacu byanyazwe. Mu miryango yacu ababyeyi ntibacyambaye impuhwe, abagabo ntibacyambaye ubutware, abana ntibakigira itegeko ry'umubyeyi uwo ari we wese, yaba umugore yaba umugabo. Batega amatwi, garura ubutware Mwami Uwiteka. Garura ubutware mu gihugu cyacu kugira ngo abaturage babashe kugira umutimanama ubereka yuko bakwiye gutinya icyaha n'igisa nacyo. Satani arimo aragenda atinyura abaturage ibyaha kandi abereka ko kubikora ntacyo bitwaye. Satani arimo arereka abaturage ko leta nta kintu yabakora kidasanzwe. Abana batoya b'urubyiruko barimo baragenda bakeba n'amasakoshi y'ababyeyi. Abantu barimo baratera ibyuma abantu ku muhanda kubera kutagira icyo batinya. Mwami Uwiteka, ongera ugarure igitinyiro cyawe kuri twebwe, twongere tumenye agaciro k'umuntu. Mwami Uwiteka, ongera ugenderere ubuyobozi bw'igihugu, ubahe kugukunda no kugukorera. Mwami Uwiteka, bategekere munsi y'ububasha bwawe, kandi mu buzima bwabo bwa buri munsi ujye ubana nabo, ubaha amahoro, kandi bashakisha amahoro y'umutima kuruta uko bashaka andi mahoro ayo ari yo yose. Mwami Uwiteka, hari ubutware Satani yatwaye, twari twifitemo ububasha bwo kugenzura iby'isi. Turakwiyeretse twese, dutewe agahinda nuko iby'isi byadutwaye. Ntitukibona umwanya wo kurya, ntitubona umwanya wo kuruhuka, ntitukibona umwanya wo kwita ku bo twashakanye, ntitukibona umwanya wo kwita ku bo twabyaye. Ubuzima bw'umuntu buri mu kirere, amanuka mu kirere gusa agiye mu isanduku. Mwami Uwiteka, agira ikintu ukora, tugarurire ubutware. Wongere utwibutse yuko umuntu yaremwe kandi amaze kuremwa atagombaga kugira ubwoba, kuko Imana yo mu ijuru izamubeshaho. Ngwino wongere utwongorere ko ubwo turi kumwe nawe tuzabaho. Garura ubutware. Isi irimo iraha ubutware bwayo ubupapa, kandi ubupapa nabwo ubutware bwabwo bwabushyikirije Satani. Kubw'ibyo rero twebwe ubutware bwacu n'imbaraga zacu n'icyo turi cyo tubishyize mu biganza byawe, kugira ngo Mwuka Wera ategeke mu mitima yacu, ahawe haboneke. Hari abana bawe bahagurutse baje imbere, ubafate mu kiganza. Barifuza ko bagarurira ibyabo byatakaye. Batakaje kugukunda, barabihoranye kera. Batakaje ubutware bw'amahitamo, bari babufite, none barabushaka. Batakaje ubutware bwo kunyurwa, barashaka kongera kunyurwa. Barifuza gutandukanya icyiza n'ikibi, ubwo butware bari babufite, ariko muri no minsi barabutakaje. Ngwino wongere ubane nabo, kandi natwe ntudusige, kugira ngo muri uyu mugoroba dutahe twibaza uburyo twagarurirwa ubutware bwawe. Kandi ubwo dusaba imbabazi no kubabarirwa, tukaba twifuza kukwegera, tukaba tutifuza kujya kure y'ibendera. Isi yatubitsemo ubwoba turahunga, ariko ubu tugarutse hafi y'ibendera. Ubwo ubaye amahitamo yacu rero, twiringiye neza yuko dusubiranye ubutware. Ijambo ryawe reka ryongere rigire ubutware. Bibiliya yawe reka twongere tuyisome, twongere turyoherwe nayo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.